ubwo koko muri aba ex 8 kuko utabyaye ari byo bikugize isugi hubwo none se urahera he ngiye uhakana ko nari isugi mu gihe utafite umwana utari kubona umwana wanjye ndi isugi beno ubwo mu gihe umuntu atabyaye wanjye ashakagutsamo agasanga nturi isugi nzazana imbere kamera mvuga uti nazanye umukobwa kuri kamera za Bijou TV aradufera iwanyu muraroga yewe ikintu nakubwiye iyo umuntu atabyaye aba ari isugi big energy aba nabo naba big energy ubu ngubu ugiye tsigaye nitwa big energy mukuru kandi mukomeze mukurikirane no biganiro kubera yuko aba big energy n'abantu batagira ishyari n'abantu batagira umutima mubi n'abantu bakangurira abantu gukoresha imbuga nkoranyambaga neza reka mbabwire ngo commit your baby no fake of course king of voice d'ambassador of upcoming artist mtoto butamwa ngenda talkative tutravoka butimwe television kuri majiko ndavuzwe ambyayisho babiraho hit yo terezoba nyeti inshuti y'aba boss itijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi nikakajwi comme pandemic in the city Mr Big Energy President so umugabo wawe ni mwabaye ninde washyize iryo tegeko ahubwo se ninde washyize itegeko ry'uko gukundana n'umuntu mutagomba kuryamana ariko muri biriya haranditse ngo biriya byo kuryamana ni iby'umugabo n'umugore basezeranye baba banabyemerewe none iki gihe rero urubyiruko twishyizemo ko niba uri mu rukundo n'umuntu muzamuryama. Hello, what's up people? Nizere ko mumeze neza. My name is Bijou nkuko mubizi. Buri gihe duhurira kuri Bijou TV. Ndashimira umuntu wese akoze subscribe kuri Bijou TV. Nawe nimba utarabikora nagira ngo ukore subscribe. Ukande no konzogera ku ijambo ryitwa all kugira ngo ujye ubona notification ya buri uko tubahaye video cyangwa se buri uko dusohoye ikiganiro. So my people, uyu munsi ntabwo ndi ngenyine. Baratekereza ndi kumwe n'umwana mukobwa mwiza cyane. Agira ngo mbabwire ngo nimucikwe uyu munsi tuje kuvuga ku bintu bitandukanye, ariko uwo muntu turi kumwe uyu munsi n'umushitsi kuri Bijou TV. Gusanyika ko nagiye ku mwana mu rugo. Am I right? Yeah. Okay. So reka banze abasuhuze. Turakwakire kuri Bijou TV. Murakoze cyane. Amazina Okay, nitwa Kaneza. Undi se sibyo. Ndi umushitsi hano nyine kuri Bijou. Ni inshuti yanjye nshyashya. New friend. So tuguhaye ikaze kuri Bijou TV. Murakoze cyane. Nifite uyu munsi rero na bitewe n'ibintu tuvuyemo nge na Kaneza ndi kumva mfite mood yo kubaza ibibazo bitandukanye guys. Ibibazo bitandukanye. So ndakubaza ikibazo cya mbere. Yego. Iyo ugiye gukunda umuhungu nicyo ugenderaho? Iyo ngiye gukunda umuhungu. Yego. Okay, njyewe ntago nkunda abasore b'inzobe. Kandi kurana ntago mfite uburebure buhagije, nshaka n'umusore muremure nyine to. Okay. Ibyo ngibyo nyine physically nibyo ndeba. Ufite aba ex bangahe? Ntabwo mbibuka kabisa. Ugereranyije? Ngereranyije ni nka batatu. Oya. Abo nyine nabo nakunzeho mani. None se vuga muri rusange bose ko urumva guhereye ukuntu ngana guhera za 2019 ubu gute wambwanga ufite ex batatu umukobwa w'i Kigali ntago nabyemera. Urabizi neza ko ndi w'i Kigali. Yego pe. Nk'umunani. Aba ex 8 ku myaka yawe. Ku neza abantu. Oya turi kuganira. Myaka yanjye se ningahe? Ndi mukuru guys. Ndi mukuru urumva nahereye kera neretwa ahubwo naho wari ihanga. Ni bake nari ihanga. Ikibazo cyanjye cya kabiri kiragira giti ni cya gatatu ubwo. Wataye ubusigi ufite imyaka ingahe? Ndacyari isugi. Ibintu urimo kuvuga urumva
umenye ko ahangaha kwa Bijou uretse Deva Bijou arabaza ngo wataye urabizi neza ko nabutaye se ndi kukubaza uri sugi nabwo uri sugi ndi isugi uri sugi hari umwana mfite se ubwo ya se mama basaza banje my family my hari umuntu ujya uvuga ngo mureke dusuze ngo aba best friend ngo n'aba girlfriend ngo aba sugar daddy n'aba sugar mami ngo aba father n'aba mother ubwo koko muri abo ba ex 8 kuko utabyaye ari byo bikugize isugi hubwo none se urahera he ngiye uhakana ko nari isugi mu gihe utafite umwana utari kubona umwana wanjye ndi isugi beno ubwo mu gihe umuntu atabyaye wanjye aje akagutsamo agasanga nturi isugi nzazana imbere kamera mvuga uti nazanye umukobwa kuri kamera za Bijou TV aradufera iwanyu muraroga yewe ikintu nakubwiye iyo umuntu atabyaye aba ari isugi kora hano mwana wanjye muntu uzongera kuvuga ngo ntabwo uri isugi udafite umwana ariko abikwemeza mwabaye mute kukimwivamo ubwo mbagiriye akanama urabarabuye sibyo ikindi kibazo mfite ni iki ndabanza ngo ufite umukunzi ntawe mfite baheruka mu rukundo ryari umwaka ushize ubu tuvugana turi mu kwa 8 wavuye mu rukundo ryari ukwezi tubibare mu kwa 12 okay ufite best friend cyangwa ufite twin kuki mfite twin y'umukobwa oya mutabyumva ukundi mwana mutabyumva ukundi none se usanze best friend wawe ari kurwana na boyfriend wawe wakiza ndi kandi na boyfriend mfite ni urugero mbaye mufite best friend wanjye w'umuhungu usanze ari kurwana na boyfriend wawe wakiza ndi njye ntago nizerera mu bintu by'aba besto nakiza boyfriend wanjye ntabwo wizera amabi nta mukire mbonye gato yuti bino suhuza abantu ako ko twaburanye Ghetto youth, big energy. Aba nabo naba big energy. Ubu ngubu ugiye tsigaye nitwa big energy mukuru kandi mukomeze mukurikirane mu biganiro kubera yuko aba big energy n'abantu batagira ishyari n'abantu batagira umutima mubi n'abantu bakangurira abantu gukoresha imbuga nkoranyambaga neza reka mbabwire ngo commit your baby no fake of course king of voice d'ambassador of upcoming artist mtoto butamwana ngenda talkative tutravoka butimwite vinashe kuri majiko ndavuzwe ambyayishe babiraho hit yo terezoba nyeti inshuti y'aba boss itijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi nikakajwi comme pandemic in the city Mr Big Energy President Beno my G nari ngukumbe papa nayo nguko mwene wacu aba big energy turacyaguka afite impano yo kuvuga ni umukinnyi wa filime ni umunyamakuru biragaragara okay twakomeje wari umwe ngo ntabwo wizerera mu bintu by'aba besto mubaze ikindi kibazo iyo uri mu rukundo ukundana na boy uri mu rukundo wowe n'umuntu mukundana ninde arebye ku ruhande nta kibazo mbwira ninde ubanza kukubwira undi ngo ndagukumbuye ni boyfriend wanjye Bese kubera cyo utamukumbura kandi nyine ubu mukunda. Oya ndamukumbura ariko nago nzi impamvu nakunda nyine kwibuka kubwira umuntu ko mukumbuye. Ahubwo ngiye nkunda kuvuga ko mukunda.
ni ikihe kintu ukunda cyane iyo uri mu rukundo hagati yawe na boyfriend wawe? nkunda cyane, nkunda iyo turi kumwe. Mukora iki? Tuganira. Kuganira gusa? hari abantu baganira baryamye n'abantu baganira bicaye. Mukunda kuganira mumeze mute? Turi kugenda mu muhanda. Uyu mukobwa ari kutubeshya. Oya, Imana izi ukuntu ibyo bintu biba birenze se, wenda nko mu kajoro uri kumva muri kugenda mu muhanda mugenda muganira. Ibyo bintu uko mbese ari by'abatini. Murya nk'utuntu. Oya, ni byiza kabisa. Genda bikunda. Ni ikihe kintu ushobora nk'umukobwa? Sorry ko ndi kubaza gutya, nyine tuba tugira ngo twungurane ibitekerezo n'abandi bantu, gusa ngewe nuko utambaje bura nanjye nari kugusubiza ko twakomeje. Hanyuma ni irihe banga nk'umukobwa, ni irihe banga wakibira umukobwa, umwana w'umukobwa ukijya mu rukundo yakoresha bikamufasha gutinda mu rukundo? Asha mva biragoye gusa icyo kibazo ko numva bikamufasha gutinda mu rukundo. Ko nese ntabwo uzi abakobwa benshi bahora muri break up? Ikintu cya mbere ubundi, niba ugiye mu rukundo n'umuntu mwizere kandi wime umwanya abandi bantu, kuko ntago nimba ufite boyfriend ntago we mukobwa biba bikwanditseho ko umufite ku buryo abandi batazabura kugutereta, ariko wibaho umwanya cyane nyine. Cyane cyane nk'abana baba bagitangira kujya mu nkundo abashidukira buri musore wese abonye. Rero ahaye umwanya buri muntu wese uri kuza kumutereta byatuma ahora breakinga. So rero ugomba kwima umwanya abo bandi ugahereza boyfriend wawe muri kumwe umwanya, iyo nawe agukundiye bibafasha kumarana igihe. Wambwira ibintu 5 cyangwa se imyitwarire mibi ushobora kugira uri mu rukundo bigatuma uwo muri kumwe umutakaza, uwo mwari kumwe muri relationship? Ibintu 5 ushobora kugira cyangwa we yagira. Nushaka kuvuga kuri side yawe, cyangwa se kuko turimo kugira inama abakobwa bagenzi bacu, muri make ugiye kuvuga ibintu 5 by'ingenzi ushobora gukora bigatuma uva mu rukundo. Uva mu rukundo? Yego. Ikintu cya mbere ubundi ni uguca inyuma umuntu muri kumwe mu rukundo. Umuca inyuma n'ubimwereke nanabimenye? Oya, rega ntabwo ari ngombwa ngagufate ngabimenye ko wamuciye inyuma. Hari n'igihe abantu bakundana, sinzi nimba abandi bibabaho, ariko iyo umuntu wawe ari kuguca inyuma ubyiyumva, hari ukuntu nyine ubyiyumvamo ukumva utameze neza. Turashaka utubwira uko kuntu ubyiyumvamo. Nyine uhita wumva nyine utameze neza. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko abantu bibaho barabizi. Icya kabiri kutamuhereza umwanya, agera akabona wenda utakimukunda cyangwa se utamwitayeho bigatuma yafata undi. Ikindi kubeshyanya. Ushaka kumubeshya, hari abantu banga kubeshywa ku buryo ashobora kuvumbura ko wamubeshya atari n'ikintu cya danje, ugasanga nta kubabariye ukabura mubuze. Ikindi kutizera umuntu wawe. Ushobora kambisobanura aho ngaho. Ushobora wambwiye ngo nube kiranyuze, none se ntabwo ndi kubisobanura neza, navuze gushima. Hanyuma uramutse ugiye mu rukundo n'umuhungu ukamukunda, sibyo? Nawe bitewe n'ukuntu yitwara n'uburyo n'iminsi mumaranye, nyine ukajya ubona utumenyetso tw'uko agukunda, akagusaba ko muryamana. Nanamucrashinze. Akagusaba ko muryamana, kandi akakubwira ko nutemera ko ibyo bintu bizajya biba hagati yanyu azakureka. Wabigenza gute? Uramukunda nawe aragukunda,
ariko arakukubwira uti giye kugira ngo njye nifuza cyangwa se njye nguca inyuma, nimba wumva udashoboye kuzuza inshingano nk'umu girlfriend wanjye nk'umuntu dukundana, reka tubyihorere. ese kamvanze mubaze ikintu kimwe. Ninde washyizeho itegeko iki gihe? Ninde washyizeho itegeko niba uri mu rukundo n'umuntu muzajya muryama? Si umugabo wawe nimwabanye. Ninde washyizeho iryo tegeko? Ahubwo se ninde washyizeho itegeko ry'uko gukundana n'umuntu mutagomba kuryamana? Ariko muri biriya haranditse ngo biriya byo kuryamana ni iby'umugabo n'umugore basezeranye, baba banabyemerewe. None iki gihe rero urubyiruko twishyizemo ko niba uri mu rukundo n'umuntu muzamuryama. Man, reba nk'umuntu aba ex aba afite. Ubu buri muntu mwaragiye muryamana, ngaho nawe tekereza ibyo bintu. Njye rero ukuntu mbyumva, aramutse ambwiye gutyo nanahita numva ko atankunda man. Ariko uzi umuntu ukubwira ngo nutemera ko turyamana ndakureka. Ndongera mbisubiremo ubyumve neza. Umuhungu araguterese, uramukunze, nawe aragukunze. Noneho ikirenze ibyo noneho ntanavuze nyongeremo. Akwitaho mu buryo bwose bw'amafaranga, arakugurira. Noneho hari n'umutipe uza mu buzima bwawe akakwipevera, akakwishyurira inzu, akakumenyera stoke, akakumenyera umutwe, akakumenyera izo nzara cyane ko twabonye ukunda gusa neza. Urumva? Abikoze ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu. Arakubwira ati rero twaramenyanye bihagije, ndagukunda, nawe urankunda, ariko sinakihanganira kugomba gukundana n'umuntu udaha agaciro ko mukunda ngo nawe abe yagira icyo akora. Akakubwira uti rero nimba utakwiye kubitekerezaho ngo uhinduke, ndibwishakira uwundi muntu. Noneho nkawe uhita ufata nkawe ufite aba ex 8, bose hari ukuntu mwahuye, bose hari uburyo mwakundanye, bose hari character wagiye ubona. Uwo muntu aje mu buzima bwawe, mbona ari we wanjye, kandi anaguspendinga ukabibona. Ubu wakemera umuntu ukamutakaza ngo nuko atari umugabo wawe? Kubera iki se? Uzi noneho mbanze no kubwira bene abo basore batanga buri kimwe cyose ku mukobwa bakundana. Ubundi ibyo ngibyo iki gihe numva ngo ibyo ngibyo iki gihe bikorwa na babandi bita abashuga daddy. Ese babaho siko nta nimbizi, nanjye numva babavuga. Ariko abashuga daddy abantu bafite abagore hanyuma ibyo ngibyo akabikorera ari umusore atari umushuga daddy. Nyine nicyo nenge ukubwira. Umusore uzabona ukorera ibyo bintu byose umuntu avuga ngo ni girlfriend we, abamukunda cyangwa ntabwo abamukunda, sha 70% nta rukundo ruba rurimo. Ubwo muri make kugira ngo ubwo ngo ikintu twashishikariza abahungu ntibakite ku bantu babakunda kubera ko yabitayeho, ajya mwitaho. Navuze nanjye 70%, abo basigaye 30% barahari. Ashaka kumwitaho namukunda sinabihakanye. Ariko abenshi iki gihe umusore ufata amafaranga ye akita cyane cyane ko batanakitwizera. Sha ntaga kenshi abamukunda, sinzi baraza kubivuga muri comment, ariko ntaga kenshi abamukunda. Basigaye banavuga ko abasore badafite amafaranga aribo bafite urukundo hano. Ni ukuvuga ngo kuri side yawe bakuzaniye umuhungu udafite amafaranga akakwereka urukundo, cyangwa se umuhungu ufite amafaranga wanamubwira uti baby ngurira airtime y'amafaranga ibiceri 100 bakakubwira ngo ntayo mfite kandi business akayafite. Ibyo ngibyo bisobanuye nabi. Twafashe urugero rw'umuhungu wa mbere guspendingaho. Rega ikintu nagendeyeho yahagaze siyazimye iriho ikintu nagendeyeho mvuga. Uri kumva? Ntabwo uzi neza niba uwo muhungu agukunda. Nese ubundi hari ukuntu umuntu apima umuntu umukunda? Hari ukuntu ahubwo ngo ngewe ikintu maze kumva uri buze kuturabura ukuntu dushaka gupima umuhungu dukunda. Biragoye iki gihe kuko indyarya zabaye nyinshi, ariko byanga byakunda hari utuntu duce ugenda ubona. Guys, uyu munsi ndacanganyikiye umutwe wanjye. Uyu mukobwa ateje igiterane mu mutwe wanjye kuko nabuze side nimwe ariho. Niwango ntabwo wizera abahungu, ariko reka nkubwire. Nyuze ikintu nakubwira. Wageze aba ex benshi
byashoboka ko nta muntu iyo mirongo ingahe niyo dushaka kumva wavuze ngo urumva ko rero waducanganyikishije kabisa yaducanganyikishije oya ababizi abantu bareke gukunda oya bakunde ahubwo wowe ikintu ukoze uri gutuma abashu bacu bahindura ibitekerezo sha uwo n'ubundi biba bisanzwe bihinduye kuko ngewe nzi abatipe benshi guys mukomeze baba friend baba best banjye ukundana n'umukobwa we amwishurira inzu kandi umukobwa afite akazi kubera ko buryo umuntu agukunda ashobora no gufata inshingano kuri wowe barahari nabo rega ntago navuze ko badahari umumenya kandi akabikora atamubwiye ngo bebe nyohereza ibi nibi bebe ibi nibi ariko kuko umuntu akunda undi akavuga uti uyu muntu arankunda reka nemere urumva fata inshingano kuri we ugasanga nyine anaye ma surprise aramukorera amuhereza amagifti amusohokana atamubwiye abo bantu barahari rega mu bantu bose habamo abantu nyine none se kuki utari gusigarana abantu bose ako kiza niko caka kusigarana ku kwizera ntabwo ibyo ariko kuba umereza ibyo ngibyo ari byo biguha uburenganzira ariko wari bwakundeho umuntu ku buryo umuntu akubwira ngo nutemera ko turyamana ndakureka ubwo se aragukunda niko ariko wari wambwiye ngo umuntu agwa ibyo byose none arakubwiye ngo nutemera ko turyamana agiye gushyiraho iyo attention ngo nutabyemera ndakureka wamureka namureka nibyo gutakaza ukabireka cyane urumva ko niyo myumvire yawe ni byiza ariko hari umuntu uvuga ngo kugira ngo nakaze umuntu wari umfatiye runini tuzaryama nta nubwo biba birenze rega uri kubagirira ntabwo ndi kugira inama abantu ngo basambane yesha umva bijumba barara rwose ahubwo igihari ni iki ngiki urumva ni ukuvuga ngo ngewe impamvu mba ndi kubaza ibi bibazo mba ndi kugira ngo numve side ibintu byumva gute ubifata gute kuko hari n'abandi buto twagiye tuganira nabo nkumva side zabo niyo mpamvu mva nakomeje nibanda ku bintu nk'ibyo ntabwo ariko nanjye mba mbishyigikiye cyane ahubwo babyiza ukomeje umva side undi ko n'ejo nshobora kuzafata undi nawe akambwira uko abyumva ejo bundi ngafata undi nawe akambwira uko abyumva ibyo rero nyine nibyo sometimes bidufasha iyo umuntu aje kuri Bijou TV akumva aravuze ngo nabikora akumva n'impamvu yabikora umuntu ashobora guhitamo kuko reka nkubwire nta bantu benshi uzi bagiye bashakana barabanje kuryamana ndabazi nta bantu benshi uzi bakundanye imyaka irenga 5 cyangwa 4 batararyamana nabo barahari nta nabuzi se baryamana buri gihe buri uko mwabishatse kandi bagikundana kandi baryamanye kenshi kandi wenda batazanabana uya ahubwo bazanabana nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo mu bantu bose habamo abantu niyo mpamvu basi reka nkubwire wowe mukobwa banza ugerageze uwo musore wawe niba akubwiye bwa mbere ngo turyamane ukabyanga reba se koko arihangana ko wabyanze wenda uzabikore kuko azaba agukunda ariko ikintu ngiye nagizeho wambwiye ngo umusore arakubwiye ngo nutemera ko turyamana ndakureka erega nta nubwo bivuga gutyo ntawe ubivuga gutyo wowe warakureka kubera ko wabyanze neza njye nabivuze gutyo ndakugira ngo ube clear ariko hari igihe umuntu reka tujya twumva side z'abantu bose sibyo hari igihe umuhungu aza mu buzima bwawe akagukunda pe agaharana n'ibyo byishimo atari n'ibyo bimuzanye buriya kuri ubu biragoye ko wabona umuhungu ugutereta amezi 5 akwitaho umwima ngo umuntu mugumane kuko naseka nkubaza ikibazo sibyo baguhitishijemo gushaka utarakora sex no muri gukundana no gushaka warakoze sex no mukundana wahitamo iki ngo ntarakora sex niwo turi gukundana no gushakana mutaziranye nyine muri birabyibanga wahitamo iki twaba twarabikoze wahitamo ko mwarabikoze ariko twabikora gihe cyegereje hanyuma se twaravuye nko mu murenge aha urakoze iyo abantu bavuye mu murenge baba basezeranye ababaye n'umugabo wawe hari ibibazo no tujya twumva hanze by'amadivorce ugasanga
ushakanye n'umuntu mwasezeranye ugezeyo usanze ntabyo afite cyangwa ibyo uzi kandi ibyo uzi oya ariko iyo uri mu mpamvu ku murenge babagira nanjye niyo mpamvu mvuze ngo nahitamo ko dushakana twarabikoze ariko tukabikora basi tuvuye mu murenge none se ubwo nk'ubwo usanze icyo gihe rero tuvuye mu murenge atabifite iyo ni impamvu yumvikana hariya kubaheza divorce barabivuga oya barabivuga hariya mani none se barabyemera no se bemera umuntu ego komana no se ugiye gukora iki barabibabwira mani njyewe nagiye ku murenge ahantu bari gusezerana babasomera impamvu zatuma babatandukanye okay ngo agira inama noneho abantu bafite mu mutwe bavuga ngo ngewe nzaryamana n'uyu muntu ari uko twabanye ni iki wababwira oya babanze bagerageze impamvu ya mbere babwiye ngo babanze bagerageze ndi kubashuka mani none se uragira ngo witwe umudivorce utaranagera mu rugo oya cyangwa no kuba umudivorce urayeyo rimwe nyine ni nk'aho utanahageze yewe tata we ubwo urabarabuye sibyo yes we gusa okay gusa bakundane mani mukundane ni byiza mwubahane mutanemo ngewe reka nkubwire ngewe reka mbabwize ukuri to be honest urukundo rubaho ruriho abantu bafite urukundo bariho ngenda rufite n'uyu mukobwa arisinga afite urukundo ariko igihe azumva ufite imishinga azagutama buki nusese uvuze ute twavuye mu murenge ako gute wakishimira biriya birori birabaye umuntu atanze amafaranga ye mugeze urangije ubivuyemo mwabaye muti urarinda ujya nene asundi reka mbabaze mani si warumbwiye ngo ugasanga ngo ntabyo afite se asundi nk'ubwo uwo musore ajya gutereta akajya kugushyamo ngo mugiye gukora umurenge mani azi ko afite icyo kibazo aba ashaka ngo ujya ujya hari igihe wenda yaba umubiri ukora ariko nanone afite ikibazo cy'ubugufiya sinumva se ngo barabivura ubwo bisobanuye ko wakihangana ukamujyana kumuvuza ufite urukundo guys mureke dushimire Kaneza wabanye natwe kuri Bijou TV twe turimo kuganira twumva ibintu by'inkundo twumva yadusobanuriye ariko n'umuntu uri single atambutse ubutumwa cyana kirimo neza nuko mutakibonye gihagaze ikindi nasobanura mu mwanya muto cyane urukundo rubaho kandi gukundana ni byiza ariko tujye twirinda ntabwo abatubwira ko badukunda ariko baba badukunda cyane ntabwo batwereka ko batwubashye ariko baba batwubashye nta nubwo badutakazaho ibintu byabo ko baba badukunda nta nubwo ari itegeko cyangwa se si ihame ko umuntu wese uje kugutereta bisobanuye ngo muzaryamana ntabwo ariko bimeze kuri side yanjye nuko mbyumva ni na gutyo bimeze ubwo ufite undi abyumva ufite ukundi abyumva azatubwira akongeye ku giti cyanjye ntabwo kunkunda no kunakaza ibintu byawe ntabwo kuba unkunda unakaza ibintu byawe ari byo bisobanuye ko ufite urukundo rwanya rwo kunkunda tujye tubanza dushishoze dutekereze kabiri aho kugira ngo ejo ujye mu bintu usigare uri kurira uri kwimyiza imoso ntabwo ibishashagirana byose ari zahabu kandi ntabwo baravuga ngo ntabwo ibyera byose ari amata cyane mukundana ariko mushyiremo n'ubwenge cyo kintu nabifuriza kandi nabasabira n'abari gukundana nababwira ngo amahirwe masa Imana ibagure kandi ba blessing mu rugendo mwatangiye twari kumwe na Kaneza mureke tumushimire wakoze kwitabira ubutumire bwacu nakoze namwe turabashimiye namwe mukunda Bijou TV dusubire naho ubutaha